Okay, reka noneho baza ari ukubyina no kuririmba ni iki wumva ukunda kandi ushobora no gukora? Winyibutsa kuririmba kwanjye iyo ndirimbye bagira ngo ni nk'urugi bafunze bagafungura. Sakwe Soma. Dore so aharenga n'ibikote bibi. Aharenga n'ibikote bibi. Niba ari uko ntawe ngira icyo kiranani. Okay, ni ikivumbure. Minisitiri w'umuco na siporo uramuzi? Yego, ndamuzi. Yitwa gute? Sitwa turi afite intumwa ye mu kanya. Nyine ndavuga minister. Ndabona atambutse reka maze kubwira se ndaje. Garuka. Ladies and gentlemen, tubaye ikaze kuri Kibra Media. Imbere za kamera zacu murabona umukobwa mwiza cyane. Nawe urabizi kuri mwiza? Ndabimenye ubwo. Nese kubera iki mubwiye kuri mwiza nunshimira? Ngiye gushimira mbere yuko numva ko bibonye mu jisho ryawe bitandukanye n'ukundi yabibona, ariko urakoze cyane. Ariko amakuru mfite abantu bose babibona kimwe nkuko nanjye mbivuze. Ndinde ubwibone mbabarira. Okay, ngira ngo abanyarwanda benshi barakuzi uri umusitari cyane uzwi muri filime nyarwanda. Kuri umusitari kwanza wowe ubifata ute? Ntekereza ko binyemeza ko byinshi mu byo nkira cyangwa se mu byo nkora bibasha kugera ku banyarwanda muri rusange, basha kububaka kandi niyo ntego. Ese Noella, umwuga wo gukina sinema winjiyemo ryane? Nawinjiyemo muri 2016 nkina muri filime twaga Virunga School, nkinamo nitwa Alina. Yego. Wenda ni iki cyatumye ukomeza ukavuga ati uno niwe mwuga ngomba gukora? Ni iki cyatumye udacika intege na n'ubu ukaba ukibirimo? Numvaga mfite umuhate wo kuba nabikora, kandi ikindi cya kabiri navuga ko ari kuvuga ngo nabonye harimo amahirwe menshi kandi mbona ni uruganda ruri kwaguka ndetse rukeneye gukomeza umuntu aruteza imbere arubamo akaruhereza umwanya n'igihe kugira ngo rubashe kugira aho rugera. Bityo ndavuga ni nanjye rukeneye umusanzu wanjye, reka ngire icyo nkora nk'umunyarwandakazi. Okay, uzwi mu mafilime menshi ariko filime wenda navuga ko za boostinze zizwi n'abantu benshi ni Papa Sava na Seburikoko. None ibyo bintu ubimanaginga gute kugira ngo ube washobora gukina muri filime ebyiri zitandukanye kandi hose ubikore neza? Bisa nkaho Seburikoko na Papa Sava bafite audience cyangwa se abazikurikirana batandukanye. Bivuze ngo niba wenda nsanze Seburikoko kurebwa wenda n'abantu bakunze kuba ari hafi ya televiziyo, Papa Sava ndikarebwa n'abantu batabona umwanya, urumva ni nkaho navango ni audience zitandukanye cyangwa se abazikurikirana batandukanye. Rero kubw'ibyo nta kintu bibangamira y'ikindi, uwambonye n'uwambonye muri Seburikoko nta kintu byangiza. Interview yarigeze kure nibagiye kukubwira akantu, wambaye neza by the way. Thank you by the way. Okay, ndagira ngo wenda ngo baze hari abantu bahise bavuga ati yo nk'abana b'abakobwa bati iriya kanzu wayimpa nanjye nayigura pe. Wenda nk'uwo muntu umusubije wamubwira ati no kanzu rero nayiguze 500, niba ufite 500 nawe wayigura. Nk'iyo kanzu wayiguza ngaye ko mbona ari nziza cyane. Ndumva nshaka kuyampa ayo mafaranga uvuze, ariko hagati aho ikanzu ntago nava ngo irahenze, kwiza kubihenze ntago ari kubasha kuyigura, ntago nari kubishobora nyine. Ikanzu nyine igiciro gisanzwe kiraho nkandi makanzu yose ko ndamucira kuvuga ngo nayangaya, ariko akaba ari nk'umunyarwanda dukurikiye wabuze ayo mafaranga ngo abashe kubaho. Kubw'ibyo rero ndamukomerekeje, bivuze ngo kugeza ubu nibanga. Basigereranya twumve. Ntago nagereranya, ntaza kubangamira wa muntu wayabuze. Nkatwe rero tuba twumva amakuru ava mu ba fans, amakuru agiye atandukanye, sibyo? Wowe usibye kuba wenda uri umukinnyi mwiza, hari ikindi kintu nawe wenda ujye ubyumva abantu bagukundira kuba uri mwiza no kuba ufite amataye manini. Icyo kintu wari wacyumva abantu bakivuga? Naringize ngo ni n'ikindi byibura nk'imyitwarire, imico, imyifatire, ibyo nakishimiye, ariko ibyo ngibyo ni ibintu birangira, ni ibintu bishira. Nago wakishimira ko ufite ibyo bindi bigaragara ko ni ibintu nabango biba bizarangira, ariko ufite imico myiza, nyeso nziza, ufite ubupfura, nava ko nta cyabiruta. Ako ndabizi neza wasanga hari abantu okay bashobora kuba bakunda uburyo ukina, ariko nanone n'uburyo uteye nabyo birimo. Abo ntabwo turaganira. Okay, wenda nje hari abo twaganiye barabimbwira. Ndagira ngo uhe nka message abafana bawe abari ariko abagufana kubera kariyeri urimo, kubera uzi gukina, kubera nyine uri umuntu uri talented. Hanyuma uraza no kumera message babandi bagukunda kubera uburyo uteye, ariko duhere ku bantu bagukunda kubera impano yawe.
yabo bankunda navuga ko ndi gukora cyane kandi burya impano buri gihe ihura isaba kwiricyaza nenda komeza kwiricyaza uko nshoboye kose kirimo imbaraga kugira ngo ejo ntazabatengwa ko bangira icyizere banjye inyuma barampfana bambonamo ubushobozi kubw'ibyo ndi gukoresha uko nshoboye kose ngo sinzabatenguhe nicyo nabasha kubikora bakomeze banagushyigikira cyane rwose none ngira ngo umpere na message ba bantu bagukunda kubera uburyo uteye n'ubwiza bwawe abo ngabo ndabashimira cyane wenda kuba ariko babibona ariko nk'uko bivuga ngo ni opinion sinzi uko nabisobanura ariko ni ikintu ushobora kubona wowe ko ari cyiza ariko undi ntabe yabibona gutyo ariko none bajya bamenya ko nyine ibintu birangira bishira icyo nabasaba rero ni kimwe bambonemo ibindi birenze ibyo bambonemo wenda kuba nagira indi mico n'ingeso byaba byiza kuruta uko babona ibyo ngibyo bigaragara urakoze cyane so turi muri convention center ahabereye Rwanda International Movie Awards mu mwaka wa 2020 Rwanda Movie Award uyu munsi wayibonye gute yari event yagenze neza cyane nekereza ko kandi hari indi miryango navuga ngo yafunguye hari imikoranire gukorana kuba twahuye n'abakora sinema hanze icyo turi bubigireho hari icyo tugomba kubavanaho nabo bakagira icyo batuvanaho cyo kwiga ndetse ari na byinshi navuga ngo byabaye nkaho ari nk'amahirwe tubonye nk'abanyarwanda ndetse n'abakinnyi ba hano babonye ibikombe benshi urumva ni ibintu byo kwishimira mbese nawe bitarenga nowera hari role abantu bashobora kuba baguha ntuyemere buri filime yose yakinwa hano mu Rwanda bikemerwa nta nimwe nta kintu zose nazikina ushobora kuba wakina uri indaya yego kuko ndumva nanabikira inyahari ukora nk'iby'indaya zikora se cyangwa ari kwa kundi mutubeshya mwajya gusomana ugacisha ku ruhande mwarabikoze biri seri ko nubivuze nkaho ushaka ko kugira ngo kubera ko hari ikintu kimenyerewe mu Rwanda akenshi iyo bagiye gukina hari ukuntu ubona ibintu babica hejuru wenda baba basigasira umuco nyarwanda ariko nanone hari ukuntu wakabikoze professional bikagaragara ushaka nko gukina n'umuhungu musomana byaterwa na filime uko yanditse ariko ntekereza ko kugeza kano kanya sindahura nabyo ngo menye uko nakitwara muri iyi situation bivuze ngo nibirambo biramutse bimbawe nibwo navuga ngo ibi nyine nibwo namenya uko nabyitwaramo rero ndabitegereje tuvuge nje ndi producer wa filime wenda ni nanjye wayanditse mfite nyine ibyo nanditse ugomba gusomana n'umuhungu kandi ku munwa kandi umwactrice nshaka ari wowe nyuma yo kubona iyo script wabyemera ese ko numva umeze nkaho uri gusabira idori wasaga ni nanjye uri kwisabira kuko wenda wayemera ntiwayemera iyo role kugeza ubu kano kanya ntabwo ndagira muri iyo ntambwe ntawe urabinsaba ngo menye uko nabyitwaramo gushobora kuvuga ngo nk'urugero navuga ngo ngewe ngo ntabwo nakiyahura ariko ejo akaba ari umuntu wiyahura bitewe n'uko yagize muri situation bikamunana kubyakira rero kubw'ibyo nanjye ntabwo ndabigeraho ngo menye reaction nagira kugeza kano kanya niba ntibeshye n'ubwa mbere wari ubaye nominated muri Rwanda Movie Award yego kuba rero wabaye nominated muri ubu byabaye Rwanda International Movie Awards wenda ukaba uvuyemo nta gikombe wegukanye cyangwa se utsinde icyo kintu uragifata ute icya mbere navuga ko ari amahirwe yo kuba nomine kuko ntekereza ko mu gihe cy'umwaka amaze muri sinema ariko kano kanya nkaba mbashije kuba nomine hari abamaze imyaka irenze igihe mazemo bataba nominated bimpa icyizere bimpa imbaraga zo gukomeza kandi numva ko bishoboka kuba byonyine nagira icyizere cyo kuva muri abo cyo kuba uwo wahembwe yava muri twebwe nanjye ndimo ni ikintu gikomeye ntabwo ari icya buri wese nyuma yo kuba nominated muri 2020 bivuze ko iki gikorwa ari igikorwa kizajya kiba ngarukamwaka ubwo noneho uno mwaka ugiye gukora iki byibura kugira ngo igikombe ubuze uyu munsi umwaka utaha uzacyegukana birumvikana no gukomeza gukora cyane ni gukomeza nkakora nkashyiramo imbaraga zirengeje nizo nakoreshaga ndetse nkabasha no kuba natanga umusaruro kuba nkurikirana ndavuga gutanga ubutumwa kubutambutsa neza ndetse nkakora nanjye neza ku giti cyanjye nkaba nakina neza bigaragara buri wese Noella ni umukobwa uri talented ufite impano pe birazwi uretse impano yo gukina filime ari indi mpano waba wiziho ufite indi mpano iri muri njye ntabwo irahishurwa wenda tumenere ku ibanga ducire ku mayange twumve oya ntabwo irahishurwa nyine ntabwo ndayihishurirwa si uko njye nayizi yego nawe ntayuzi oya ndetse niba hari iyo mbona mujye ku nyundo reka noneho ngo baze ari ukubyina no kuririmba ni iki wumva ukunda kandi ushobora no gukora
winyibutsa kuririmba kwanjye iyo ndirimbe bagira ngo ni nk'urugi bafunze bagafungura. Mbese muri filime ko mba numva ufite ijwi ryiza ubwo kuririmba nabyo wasanga ubizi cyane. Oh my niyo wagarukira ntabwo nzi kuririmba nyindirimba nk'umuntu uri kuvuga kuko ni indirimbo isanzwe nava ngo isanzwe nyine yoroheye buri wese ndaririmba kumva nimeze nk'uri kuvuga umuvugo rero ntabwo ari ibintu byanjye. Wenda tuvuye nko ku gace ka sinema gatoya ujya ukurikirana umuziki nyarwanda? Ndawukurikirana. Mu Rwanda niwe muhanzi mu basore ariko niwe muhanzi wumva nyine uririmba ukumva kujyanye mu ijoro rito? Navuga ko ni benshi kuko uyashobora gukora indirimbo nkayikunda n'uragakora indi nkayikunda simbashe kuguma kuri umwe ngo mbishobore suko njarajara mu guhitamo ahubwo nuko bose bashoboye kandi ari abantu mbona ko bazagira ejo hazaza heza. Uko buryo utadukorera nka top 1 basi top 5 natera igiceri hejuru. Ukunda Buravan? Nawe ari mu bakora ibyo bihangano byiza navuze. Yego. Wera nago nari nzi ko wimana amakuru gutya. Okay, mu Rwanda filime nyarwanda iri kugenda itera imbere cyane ariko ese wowe ubwawe urifuza ko filime nyarwanda yagera ku ruhe rwego? Nifuza ko yagera ku rwego mpuzamahanga nk'uko tuvuga ngo tuzi ngo za Hollywood, za Nollywood, Bollywood, twumva nyine hari n'iyacu, hari Hollywood nyine nayo irahari. Iramutse igeze ku rwego mpuzamahanga numva ari intambwe twakishimira nk'abanyarwanda bayikora ndetse n'abadukurikira byaba ari ibintu byiza cyane. Mu Rwanda hari abafana hari abakinnyi ba filime uri umufana wabo? Abakinnyi ba mfana ni benshi cyane. Abande ni benshi kuko nsanga buri wese afite ikintu nkeneye kugira ngo mbashe gutera imbere bityo nkabasha kumwigira kuko ndamutse mfashe umwe ntago abandi nabona ibyiza byabo bityo bikagora no kubw'ibyo mfata bose nkagenda mbigaho ikintu cyiza kugira ngo ndebe ko nabanoela. Mu Rwanda uzaba director ba filime bangahe? Ni benshi, hari Ingero, hari Seburikoko, hari Kennedy, ni benshi cyane. Aba editor nabo ni benshi. Ngire nka 2 cyangwa 3. Hari editor Pamela, ego, ni benshi. Abakora sound hari Martin, hari ni benshi nabo, ni benshi. Aba assistant director abo ntago bajya bakundwa kuvuga cyane. Assistant hari Valence, yego. Aba producer hari Neri, yego. Umva uri kunyemeza reka nawe urabwereka ahantu ngufatira nawe rasakwe Soma nanga kigahira sinza akantu gahiye ubwo kirakunaniye ni agacece cyangwa umbwire ngo ngicyo nyigusubiza nyine ni agacece ariko sinzi niba gahishije kimenye y'igikoma urumva nagerageje sakwe Soma dore so aharenga n'ibikote bibi arenga n'ibikote bibi niba ari uko ntawe ngira icyo kirananiye. Okay, ni ikivumbure sakwe Soma mu bisura ushyira urumero ibara ry'inka. Okay, reka nkubaza kandi kabazo wenda tunasoza sibyo. Minisitiri w'umuco na siporo uramuzi? Yego ndamuzi. Yitwa gute? Sitwa turi afite intumwa mu kanya. Nyine ndavuga minister. Ndabona atambutse reka maze mbwira se ndaje. Garuka